ari nkayo centre cyangwa se ni nka ryo huriro ry'ibintu byinjira mu mubiri wa muntu. Bivuze ko uko hacamo ibintu byinshi hashobora no gufatwa n'indwara nyinshi zitandukanye, ariko mu rugero umuntu ashobora kurwara inzoka ukaba wabora mu nda, icyo ni igice cy'amara. Umuntu ashobora kugira icyo twita nka food poisoning, ushobora kurya ibintu bikakugiraho ingaruka, ushobora kugiramo ibibyimba byafata ku mara, umuntu ashobora kuba yadiyara cyangwa akagira constipation, nabyo bikaza kugira ingaruka ku mara. Hashobora kuba havamo nka acide n'amagaze bivuye mu gifu, kuko amara ari connected cyangwa se afite aho ahuriye cyane nka continuité y'igifu. So hari ibintu ushobora kuva mu gifu bikajugunywa mu mara, kandi structure y'igifu na structure y'amara cyangwa se imiterere y'amara n'imiterere y'igifu biratandukanye. Icyo gihe niba hari ibintu bivuye mu gifu bikajya mu mara, bishobora gusa nkaho byatwika. Ni ukuvuga ngo hari indwara nyinshi zigiye zitandukanye, kuko amara ni nk'ihuriro ry'ibintu byinjiye mu mubiri wa muntu, kandi hinjiramo byinshi. Turiho kuko hari ibyinjira. Ubwo rero uvuze ko ari indwara nyinshi zitandukanye zishobora kuba zafata amara. Nyemerera wenda uyu munsi by'umwihariko tuganire kuri ubwo buryo, kuko tumenyereye mu kiganiro Menya Wirinde twakoze kuri acide ibiri mu gifu ndetse n'ibibazo ishobora guteza igifu. Niba twumvise rero yuko iyo acide ishobora kumanuka ikava mu gifu ikaba yajya mu mara, nyemerera wenda haba ariho twibanda cyane. Iyi acide iva mu gifu ikajya mu mara iteza ibibazo ki ku mara? Kubera ko impamvu mbaza gutyo nuko nko mu gifu turabizi ko hari ibyo twita ngo igifu kirafuka. Nubwo twagiye dusobanura kenshi yuko igifu cya muntu kitagira ubwoya wenda ngo bwapfutse, kizaho udusebe, biteza ibibazo bitandukanye. Kumara iyo acide igezemo biteza ikibazo ki? Ni ikibazo gikomeye, kuko nkuko nari ntangiye mbivuga, hariho icyo twita nka structure nk'imiterere. Niba tuvuze amara, reka mu nkundire dutangire nko cyo twita nka tube digestif, numva babyita ngo urwungano ngogozi. Icyo gihe dutangira ku munwa tukarangiriza muri anus cyangwa se mu kibuno. Ni ukuvuga ko iyo trajectoire yose niyo twita tube digestif, kandi ugiye kureba iyo trajectoire yose ifite structures zigiye zitandukanye. Ndatanga nk'urugero, niba tuvuze mu gifu, abantu benshi nkuko barubigarutse bavuga ngo igifu kigira ubwoya, ariko niba arabonye n'igifu cy'izindi nyamaswa, reka tuvuge nk'inka cyangwa ihene, hari ukuntu bavuga ngo harimo iswime, hari ukuntu kiri rough gikomeye. Biriya ni structure igifu kigira, kuko mu gifu ariho hantu hashobora kuba ari acide nyinshi kurenza ahandi muri papasi y'igogora, kugira ngo habigogora habeho digestion. Icyo gihe ni ukuvuga ngo hatabayeho iriya structure isa nkaho ikirinda, iyi acide iri mu gifu ishinzwe gusya ibyo kurya byagiyemo yagitwika. No ku muntu structure y'igifu kiri protege n'akantu gashinzwe gusohora nk'ibyo twakwita nk'amatembabuzi, cyo twita nka mucus, kugira ngo acide iri mu gifu ntigende ngo idepose neza ku gifu. Izo structure rero nta ziri mu mara, nta nubwo ziri mu mihogo. Ni nayo mpamvu iyo hari content zivuye mu gifu zikazamuka mu mihogo, aribyo twita ngo ni ikirungurira, nuko imihogo ntabwo ifite capacité yo gutena kuri acide zivuye mu gifu. Ibyo rero reka no tubifate tuvuge ngo hagiyemo acide nyinshi n'amagaze byinshi mu gifu. Twabonye ko harimo akantu gasa nkaho kafunga hejuru mu bwinjiriro bw'igifu, hakabona agafunga aho bisohokera. Icyo gihe iyo hizuyemo amagaze n'amaside bipushinga twa tuntu twagombye kuhafunga. Iyo hafungutse ko hejuru, content zirazamuka, ariho muravuga ngo ufite ikirungurira, ngo ibintu ngo byantwitse, cyangwa kumva ngo tuzarasa nkaho waremereye, cyangwa wamira ibintu kumva birasa nkaho bihagamye. Reka none tubifate ko ako hejuru ntikafungutse, hafungutse hasi. Iyo hafungutse hasi, za content y'amaside n'amagaze bitigeze byivanga n'ibyo kurya, bijugunywa mu mara. Iyo bijugunywe mu mara, amara aratwikwa. Ariho uzasanga hashobora kubamo ububabare, aho umuntu avuga ngo urumva ibintu bisa nkaho bikamura. Ushobora kumva usa nk'uhaze kandi utigeze urya. Ushobora kumva ufite akantu k'agasesemi. Ushobora kumva ufite isereri, umutwe ukabije. Rimwe na rimwe ibimenyetso bidafite naho bihuriye n'ibyo twakwita nk'urwungano ngogozi twaze tuvuga. Kuko mu gifu, nk'uko Abafaransa babivuga, si n'igifu, digestive system yose bavuga ko ari second brain, cyangwa se ni ubwonko bwa kabiri. Harimo amanaves cyangwa imitsi myinshi
cyane cyane iyo bita nerf vague. Iyo nerf vague ifite amabranche agiye atandukanye cyane. Yego. Harimo izikora ku mutima, harimo izikora ku bihaha, harimo izikora ahantu henshi hatandukanye, ku buryo ushobora kugira ibimenyetso bidafite naho bihuriye n'urwungano ngogozi watekerezaga. Hari ibiba bivugwa rero, wenda iyo tugeze amahirwe turi kumwe namwe turabisobanuza, n'abakurikiye Menya Wirinde wenda nabo bakumva yuko nyine ibyo bari bazi ni ko kuri cyangwa se si ko kuri. Hari amafunguro amwe namwe usanga abantu batinya bavuga ko yongera gaze cyangwa acide mu gifu. Harimo wenda se nk'indimu, nubwo wenda zigira ibindi zifasha, ni byinshi, harimo amatunda, ni byinshi nyine abantu bavuga, cyane cyane nk'umuntu wenda bamaze kubwira yuko agira gaze nyinshi mu gifu, hari ibyo usanga bayirinda. Zino gaze kugira ngo umuntu yirinde ko zigera mu mara, haba hari nk'amafunguro wenda ashobora kuba yakwirinda. Ni ukuvuga ngo amafunguro ni kimwe na status umuntu yafashe amafunguro arimo nayo ni ikindi. Uburyo reka tuvuge niba ndi stressé, niba ndi pose, niba ya mafunguro nayafashe, ushobora gufata ifunguro ryari ririmo acide n'ubusa, reka tuvuge nk'iyo ndimo wavuze, cyangwa se reka tuvuge nka passion fruit, amatunda, cyangwa se reka tuvuge inanasi. Si ukuvuga ko ari ibintu bibi, ariko mu bisanzwe izo mbuto zakagombye gufatwa byibuze mu gifu hari ikindi cyagezemo. Ni ukuvuga ngo mfite ibindi nariye, kuko nubwo ziri acidic, nubwo zifitemo acide nyinshi, ni imbuto nziza, ni imbuto zidufasha, zirimo n'izamura immune system, ubudahangarwa. Icyo gihe rero niba nzi ko ntariye, nkaba niyirije n'urugero, nkaza gutangira kuri jus ya passion fruit cyangwa nkaza gutangira kuri nanasi, of course ziraza kumva mu nda habaye bloated, huzuye. Ariko niba nabanje nkarya, nkaza gufata za mbuto zanjye, bishobora kutagira icyo bintwara cyane. Ni ukuvuga ngo ariko tushatse kuvuga izi zirimo acide, izi ntizirimo acide, of course ufashe nk'ipapayi n'urugero, ufashe nk'umuneke, ufashe nka watermelon, ni ibintu bisa nkaho biri kuri extremity opposée n'ibyo bintu twavuze tuvuga. Bimwe biri alkaline cyangwa se bifitemo nka base, ntago bitanga amagaze n'amaside, mu gihe ibindi bitanga amagaze n'amaside. Ikiganiro ni Menya Wirinde. Icya mbere hari ukumenya iyo ndwara, ndetse hakaza n'uburyo bw'uko umuntu ashobora kuba yayirinda. Ku gice cyo kukumenya noneho, birashoboka ko hari umuntu udukurikiye muri kano kanya wenda usanzwe wumva afite ukuntu ababara. Akenshi iyo umuntu atarajya kwa muganga, ikintu cyose batekereza ngo cyangwa ni iki cyangwa se ni kiriya. Haba hari ibimenyetso wenda byibuze umuntu ashobora kumva, uko turaza kuza kureba noneho ku buremere bw'iyi ndwara, ariko haba hari ibimenyetso umuntu ashobora kwiyumvamo akavuga ati ahari mbere yuko bampima ikindi, reka mbanze ndebe ko nta kibazo amara yanjye afite. Igisa nkaho gitangaje kuri ino ndwara, yenda twakomeje kuvuga amara, ariko abenshi uzumva nk'abamaze kubisomaho cyangwa se abakoresha izindi ndimi z'amahanga, hari ikintu bita ngo ni IBS, Irritable Bowel Syndrome, cyangwa se abafaransa bakayita ko ari Syndrome du Côlon Irritable, SCI. Twebwe tukabyita ngo ni indwara z'amara. Ariko nk'uko ibimenyetso byinshi byayo bifiteho bihurira cyane n'ibimenyetso by'inzoka. Iyo uvuze inzoka twese turabizi, abantu baravuga amiba. Abantu benshi bazi amiba, ariko hari inzoka ubwoko bwinshi, ariko kugira ngo byoroshye ubwira umuntu ngo arwaye amiba. Ibyinshi rero ni ibimenyetso bijya gusa nk'ibya amiba. Umuntu azakubwira ati mundi ibintu biravuga. Bya bindi bivuga twavugaga ni amagaze yasohowe akajugunywa mu mara. Buriya mara ni umuntu umubwiye amara espace yokipa, amara ni metero 7.5 ku rura rutoya na metero 1.5 ku rura rurerure. Urura runini. Urura runini metero 1.5, urura rutoya metero 7.5. Fata espace inda umuntu aba afite, ushyiremo izo metero. Ni ukuvuga ngo amara abagiye asa nkaho ni nka kuriya kwa makaroni, abagiye asa nkaho yegeranye. Fata rero ushyiremo gaze aho utangiriye kuzageza isohokeye. Bivuze ngo ya gaze kugenda izunguruka icamo, ibintu biravuga. So ibivuga byose umuntu ashobora kuvuga ati none ni inzoka. Ibivuga byose umuntu ashobora kuvuga ati ko nari ibi bintu buriya byari byanduye, ni food poisoning. Ibivuga byose akavuga ati ariko se buriya, akenshi usanga babyitanya either food poisoning cyangwa inzoka. By'umwihariko rero ibimenyetso by'iyi ngiyi, hariho umuntu akuzurirana, umuntu avuga ati ndihora yuzuye, hariho kubura appetit, hariho kuba wadiyaha cyangwa ukagira constipation, cyangwa bikaba ari uruhererekane diarrhée constipation. Hariho kuko twabonye ko hari imitsi, hariho nerves
cyane cyane urugero muraza akubwira ngo arumva ngo umutima utera vuba vuba, cyangwa se akakubwira ngo yabyutse yumva hasa nk'aho hari ibintu bigiye kumuniga kuko hariho amahomonte, hari ibyazamutse, cyangwa se akakubwira ngo arumva isereri, umutwe uhoraho, kuko akenshi ni n'indwara igira aho ihurira cyane n'ibintu biri psychologique. Niba mbaye stressé bishobora gutuma hari imisemburo iba produit iyo nakwita nka adrenaline na cortisol, bisa nkaho biza kugira uruhare mu gutuma ya maside n'amagaze aharagata yanditse, twaze tuvuga ibimenyetso bikiyongera. Then hariho ibimenyetso bidafite naho bihuriye na digestive system, harimo isereri, harimo umutwe, harimo kumva umutima utera vuba vuba, harimo kuhora umuntu yumva arushye, harimo naho bigera ku bushake cyangwa se twita nka libido, ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bugasa nkaho bugabanuka. Ari nawe uzumva abantu bavuga ngo amibe zarabakonye, donc ubushake bwagabanutse, akumva afite isesemi, isereri, kudashaka kurya, agabati birahura na amibe. Akenshi ibimenyetso utabyitondeye neza bya gusa n'iby'inzoka cyangwa se bikaba byasa n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Mu kumva uburemere bw'indwara hanini tubishingira ku ngaruka. Ni izihe ngaruka ziterwa nuko umuntu yagize acide mu mara? Ni nyinshi, ariko reka tuhere kuzumvikana. Iyo acide ivuye mu gifu ikajya mu mara itagombye kubamo, ko twabonye ko imiterere y'amara n'imiterere y'igifu bitandukanye, iyo acide irahatwika, itwika amara. Iyo yatwitse hazamo ibisebe mu mara. Dushobora kugiramo rero kanseri zigiye zitandukanye z'amara. Dushobora kugiramo nko ku bana cyane cyane ho biba bisa nkaho binagoranye. Niba mwana uzasanga atarya, umubyeyi akakubwira ati buri gihe mpora mfashe inkoni kugira ngo arye, uzasanga ibiro by'umwana byatakaye, uzasanga kujya ku ishuri bigorana ko aragenda yagera ugasanga aragarutse, biramwafekta mu myigire, biramwafekta mu mikurire, kuzasanga ari wa mwana binakugora kugira ngo ubone icyo arya. Ariko nko ku bantu bakuru hashobora kuzamo kanseri easily kuko acide yavuye mu gifu ikajya mu mara ikahatwika. Ariko akenshi ko ari ibintu biri chronique, ni ibintu bigenda biza buhoro. Cyangwa reka dufate urundi rugero, niba wagize constipation, abantu benshi uzasanga bavuga ati mfite hémorroïde, bisa nkaho binabangama. Hémorroïde ni imwe muri complication. No kuvuga ngo hari ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nkuko tubivuga dukoresha amagambo y'izindi ndimi, hari icyo twita trouble digestif. Ushobora kugira diarrhée cyangwa kugira constipation, ibyo nabyo birakwandika, hari ibindi bimenyetso bindi bigenda bitanga ku buryo bituma ubuzima bwawe busa nkaho utabaho nk'umuntu nkuko wagombye kuburirwa. Ingaruka hanini isa naho itera ubwoba ni yuko uburwayi runaka bushobora guhitana uburwayi. Ese umuntu wagize acide mu mara nkuko mwari mutubwiye ati irahatwika, kandi yahatwitse nyine uburwayi butandukanye bushobora nyine kwataka amara cyangwa se gufata amara. Umuntu wagize acide mu mara bishobora kumuhitana? Byaguhitana kuko niba hagiyemo izo acide nyinshi n'amagaze byinshi, icyambere biraperturba, biratuma niba amara ashinzwe kwabsorba cyangwa se gufata ibyo umuntu yariye byagogowe n'igifu bikajugunywa mu mara, noneho amara akagenda akora absorption cyangwa se gukuramo ibidutunga. Icyo gihe ntabwo intungamubiri ziba zigifashwe zijya muri sanse zigomba kujyamo. Amara arabsorba agatwara mu maraso, tugakuramo ibidutunga n'umwuka n'iki. Icyo gihe niba habayemo iyo perturbation, habayeho guhungabana, uzasanga ufite nka diarrhée cyangwa usanga ugize constipation, ntabwo uzaba cyabsorba. Niba uzasanga ushobora kugira anémie kuko hatigeze absorption à faire, ushobora gusanga wagize malnutrition kandi urya neza ariko kuko hatigeze ibyo wariye ntabwo byize biba absorbed. Then bishobora no kurangira upfuye, cyangwa se ukuyeho izindi ngaruka ziri chronique, izindi ndwara ziri chronique ziri karande kuko amara atigeze absorb yagombye kwabsorba. Ni indwara ihangayikishije. Akenshi iyo twumvise indwara ishobora guhitana ubuzima bw'uyirwaye, umuntu wese nyine yumva ko ni indwara ihangayikishije. Noneho n'ikirenzeho, iyo ari indwara wavuga ngo ifata ibyiciro bitandukanye by'abantu, twumvise ko n'abana batoya nyine bashobora gutaka aha mu nda, ariko ugasanga wenda barimo barahabwa indi miti, ni ikibazo cyaba gihangayikishije. Ubwo rero iyi ndwara ihangayikishije, Dr. hari uburyo umuntu ashobora kuba yarinda amara ye ko yagerwamo na acide, cyangwa ntabwo tubifiteho amahitamo? Amahitamo arahari, ariko icyambere ni ukubasha
kubimenya by'ubwabyo ko bihari, kuko abenshi nzi neza yuko si bose, sinavuga ngo ni bose, ariko abenshi ubyaza avuga ati none se ko urataka mu nda kandi nkaba namaye uduti tw'inzoka, sinarwo harashira ukwezi maye uduti tw'inzoka, ku buryo usanga aza ari nka option ya kabiri ashaka kureba, kuko azi ko yamuhaye imiti y'inzoka ntibigende. Ariko wajya kureka amazi uti none se ubundi umwana abayeho gute muri rusange? Icyambere cyangwa se undi muntu uwo ari wese utaka mu nda gutyo, tugomba kubanza kumenya yuko amara ni urugingo nk'izindi, nko kuzantretena, nko kuzikorera, nko kuzifata neza. Amara agomba kugira igihe yinjirwamo n'ibigomba kwinjira, niba ari byo twariye, kandi ibyo ndiye aka kanya kubera yuko si ngombwa ko mbisubira mu masaha ari buze. Donc twagombye kubanza kumenya ni iki ngomba kurya, ndakirya ryari, ese niba nari iki ngiki nshobora kuza gufatanya n'ibyo nanyoye ibi ngibi. Reka ngwe nk'urugero, niba uvuze uti nabyutse mu gitondo, fata petit déjeuner yanjye iremereye. Niba ufashe petit déjeuner iremereye ukaza gushyiraho nka coffee n'urugero, birumvikana yuko umunsi wose uraza gusa nkaho urangiza ucyumva mu nda hasa nkaho hatameze neza. Bivuze ngo icyo twakora kirahari, ariko no kubanza kumenya cyane cyane ibijyanye n'imirire, igihe ngomba kurira, ibyo ngomba kunywa. Ikindi nuko bifite aho bihuriye cyane, nuko navuze nagumye mbigarukaho n'imitekerereze cyangwa se ibintu bijyanye na psychology. Niba ndi stressé, hari ibyo kurya nshobora kuza gukoresha bikanga kuva mu nda, kuko iyo tuvuze komande, iyo tuvuze igifungo gisye amarakore, ni ibintu byose bituruka muri brain, ni amategeko atangwa aturutse muri cerveau. Hari imigenzereze, ubwo muranaboneraho umuntu yatubwira wenda niba hari imigenzereze ya muntu ishobora kuba yamwongerera ibyago by'uko aside iri buze kugera mu mara, ariko wakunze kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo kurya umuntu ari stress cyangwa se adatekanye, adatuje, kuko burya kurya nabyo ni ni kubitegura, kubitekerezaho, ubundi ukabifatira umwanya. Ariko hariho nk'abantu barya bafite ubwira, nta mwanya afite, ngende stress, simfite umwanya wo kurya, yakubitana n'akantu ni minota 2, biza no kugira ingaruka yuko umuntu agira isepfu. Ndumva nabyo twarabiganiriyeho mu kiganiro menya wirinde. Ariko nk'uyu muntu urya huti nabyo bishobora kongera ibyago byo kugira acide mu mara. Ugura naboneraho natubwire nyine niba hari imigenzereze y'umuntu ku giti cye ishobora kumwongerera ibyago byo kugira acide mu gifu. Bifite aho bihuriye cyane, kuko reka tutange nk'urugero, niba urasohotse iwawe urihuta cyane, urimo atwara imodoka, sibyo, iyo itwara huti wanakererewe bishobora kurangira utambaye umukandara cyangwa bikarangira ugonze. No kurya igihe cyose uriye hakagombye kuba icyo twita nka coordination. Nafashe ikiko, nariye, nabitegereje ko ngiye kurya, ndakanjakanje, ndamize, ni sequence bigenda bikurikirana. Icyo gihe rero iyo ubikoze huti, ikivamo nuko ibyo kurya bijya mu gifu, akenshi bikajya mu tana bikanjakanje, bikajya mu gifu bikakigora kugira ngo kigogore, ariho biza kurangira gisohora acide nyinshi, kwa ko imirimo yagombye gukorerwa bwa mbere mu kanwa ntabwo igeze iba. Ni nko gufata ikintu ukakimira bunguri. Icyo gihe kandi uri stressé, ntitubone stress nk'uko umuntu agaragara. Iyo tuvuze stress nko mu kiganga, bijyana n'imisemburo isohorwa muri icyo gihe cya stress. Niho nakuze kugaruka kuri adrenaline na cortisol. Ibyo bifite impact ku bijyanye n'igogora n'igifu muri rusange. Bigira ingaruka. Birarangira igifu gisa nkaho cyumye, cyangwa se hatangira gusa nkaho hafungana, process nkaho zihuta, ibyo kurya bijugunywe mu mara bitigeze bikorerwa igogora. Igogora rise nkaho rigiye kubera mu mara, ariho hari bugiye amaside menshi n'amagaze byinshi, bitangiye gusa nkaho bihacukura, cyangwa muraguye ngo arimo aratura ubwangati, cyangwa ujye kwita muraguye ngo nitumye igishyimbo kigaragara ko ari igishyimbo, cyangwa se ibindi byo kurya bigaragara ko bitigeze bikorerwa igogora muri rusange. Icyo gihe no kuvuga ngo hari iyo facteur ya stress ishobora gutuma ya maside ashobora kuba menshi. Hari facteur yo kudafata, yo kutagira igihe. Umuntu avuga ati igihe cyo, niba ufite amasaha yo kujya ku kazi no kuyavaho, kuko ukorera uruganda runaka ruri bien structuré. Umubiri w'umuntu ni uruganda ruri bien organisé, ku buryo iyo ibintu bidakozwe ngo bigire routine, byose birahungabana. Hagomba kuba amasaha yo kurya, kandi umuntu akarya ari pause, cyangwa se nubwo utaba uri pause ko ntabwo waba pause complètement, byibuze umuntu akagira système akoresha kugira ngo agere ya stress, agira amasaha yo kurya adahindagurika. Noneho nareba ati okay, ibyo ngiye kurya aka kanya ni ibihe, ku buryo bidashobora kuza kongeraho ingaruka. Ibyo rero utabikoze urimo kwiyongera ibyago byinshi by'uko ya maside ashobora kuba ari menshi, bikazana za ngaruka zose twabonye haruguru.
umuntu agize ibyago rero byo kurwara iyi acide nyinshi mu mara, ni ibintu bishobora kuvurwa bigakira? Biravurwa bigakira, ariko ubuvuzi bwabyo nibyo twita mu kigango ni buri pluridisciplinaire. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu, ntabwo wakwiyorienta mu rwego rumwe gusa ngo birebere mu rwego rumwe ngo birakira, ariko ni ubufatanye, ni amadisipline menshi agenda yinjiranamo kugira ngo bibe byakira. Mwatubwiye wenda ku migenzereze ya muntu aho nk'umwana abura apeti bya bimenyetso mbega, ariko umubyeyi ntabyumva, kuko kenshi iyo nk'abana basanzwe banga kurya, icyo avuze cyose utekereza ko ubanza ni ukubera ya apeti ye nkeya, cyangwa se ni kwa kwitetesha yanze kurya. Umwana ufite iki kibazo ariko agahatirwa gufata amafunguro, hari ingaruka bishobora kumugiraho? Ni ryo kosa rikomeye umuntu ashobora gukora, umubyeyi ashobora gukorera umwana we, kuko ubundi iyo tugiye kurya ni igikorwa gitanga plaisir, ni igikorwa cyo kwishimisha. Niba uvuga uti ndatashye ngiye kurya, cyangwa se ngiye ahantu ngiye gufata amafunguro, hariho imisemburo isorwa yo kumva umeze neza ngiye kurya. Rero iyo utangiye gufata umwana ukamuhatira kurya, afata cya gikorwa cyo kurya akakitiranya no kumutoteza nk'igihano. Icyo gihe niba afashe kurya akabyitiranya n'igihano, igihe cyose uzavuga kurya, we azahita asohora ya misemburo ya stress twaze tuvuga, bize kuba bibi kurusha. Noneho n'uwari usanzwe urya dukeya, birangira atangiye kumokorwa akanaruka, kubera ko hasohora adrenaline, hasohora za cortisol, umwana agiye muri depressing mood, atangiye gusa nkaho agira n'ubwoba, n'ibyo ari burye ntabwo biri bukunde. Icyo gihe no kuvuga ngo harabanza hakarebwa kuri icyo atarimo kurya, ese ntiyaba arushye, ese ntiyaba arakaye, arakajwe n'ibindi bitandukanye. Kuko urugero, niba wabyishe umwana saa 11 akajya ku ishuri, akava ku ishuri, wa mwanya wo kuruhuka ngo tumwite irya, yarangiza nta mwanya na muke urimo kuruhuka, nta mwanya na muke urimo kwihugahuza, cyangwa ugasanga ibyo wamuhaye ku ishuri nibyo usubiye kumuha mu rugo, ntabwo abishaka, ntabwo ari interesse, si uko adashaka ibyo kurya, ahubwo amafunguro urimo kumuha niyo adashaka. Rero hakagombye kubanza kurebwa mbere yo kubimuhatira, ese nta kindi kibazo umwana afite, kuko nka depression y'abana ni gake umubyeyi ayimenya, kuko iyo yagize ikibazo ntabwo ushaka kutahita ubimenya, twavuga ni ya makaprice n'ikindi. Ikosa wakora rikomeye ni uko wafata inkoni cyangwa se wafata ibindi bihano ubifatira umwana umubwira ngo narye, kuko utuma za facteurs cyangwa se bya bintu byose bigomba guterana kugira ngo wa mwana agire cya kibazo cyo mu mara, aho niho biba bigiye kuza noneho. Ese indwara irahangayikishije? Ibi ndimo ndabikubaza wenda mukurikije nk'abantu mwakira, wenda baza bagaragaza ibindi bimenyetso, ibyo bababwira cyangwa se namwe wenda ibyo mubasobanuza, mukurikije abo mwakira n'abo musangana iki kibazo, murabona ari indwara ihangayikishije? Ni indwara ihangayikishije, kuko niba tuvuge nko mu bantu nakira tuvuge nk'abantu nka 30 ku munsi, ushobora gusanga byibuze 1/2 ari abantu bafite ikibazo cyo mu nda, 1/2. Abenshi nibyo nahoze mvuga, abenshi akubwira ko ngo amibe se ubundi zijya zikira, tuyitiranye nyine na amibe, ariko akaza kuvuga ati biri ntabwo bisa na amibe, kuko yatangiye kumva wenda umutima wirukanka cyane, kuko ko yumva arushye cyane, kubera ko yumva umutwe umurya. Icyo gihe nibwo noneho atangiye kuvuga ati bishobora kuba bitandukanye na amibe. Bivuze ngo irahangayikishije mu bantu bakuru no mu bana cyane, kuko ababyeyi ni gake, nk'umuntu ufite abana ni gake yatakubwira ibibazo byo mu nda, avuga ati ntarya, ahora ataka mu nda, aririza, ibintu byo kurya ajya kurya twafashe inkoni. Bivuze ngo ni ikibazo gisa nkaho kigaragara muri rusange, haba mu bantu bakuru haba no mu bana. Dr. Dusoza, twumvise ko ari indwara umuntu yakwitiranya ibimenyetso byayo n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, cyane cyane wenda se zo mu nda. Ni indwara nanone ishobora no kugira ibindi bimenyetso bidafite aho bihuriye no mu nda, niba wenda ishobora kuba yateza n'ikibazo cya anemi. Muri byose ibi byose mu bihuze no kuba ari indwara ishobora kugira ingaruka zikomeye ziremereye zirimo n'urupfu, cyangwa se ziriya ngaruka zose twavuze, ariko akaba ari n'indwara ishobora kuvurwa, ariko ishobora no kugira n'ingaruka zitandukanye n'ibimenyetso byayo bisa n'izindi ndwara. Muratanga inama ki? Inama dutangiriraho ni uko igihe cyose uriwe mu nda, igihe cyose wumva utameze neza mu nda, ntabwo ziba ari inzoka. Si byiza ko umuntu atangiye gufata imiti y'inzoka. Ikindi ni uko mu byabigira bibi kurusha, nk'uko twamaze kwibona, harimo ibyo kurya twavuze haruguru, harimo n'imiti imwe n'imwe ishobora gufatwa y'ububabare. Umuntu akumva arababara mu nda agafata nka brufen cyangwa diclofenac. Ibyo ngibyo ni biri buze gutuma ya ndwara iba mbi kurusha. Igihe cyose uriwe mu nda wita washyuminga yuko ari inzoka, byiza genda upimishe, kandi haganirweho mu buryo bwagutse,
tutareba ikibazo cy'inzoka gusa ngo twifokalize ku nzoka. Iravurwa igakira, ariko bisaba none ko umuntu aha umwanya umurwayi bakaganira, akinjira muri izo details zose. Ese urya iki, ukirya ryari, ese ibyo kurya bikakugiraho ingaruka ni ibihe, ese ubayeho gute muri rusange. Ni gake umurwayi amaze uburyo abayeho muri rusange ko ahita abona ko bidafite uruhure n'uburwayi bwe, ariko ubushaka kureba se harimo notion ya stress, harimo notion yo guhangayika, harimo notion yo kutagira amasaha yo kurya. Ibyo byose wabihuriza hamwe ukaba wabona umuti umufasha. Ngizo rero inama tuhawe na Dr. Kami Japhet, ati ikibazo cyari cyo cyose wumva ufite nyaboneka ihutire kujya kwa muganga, kubera yuko twumvise ko bishobora kugira ingaruka zitandukanye mu gihe waba utivuje hakiri kare, kandi ari n'indwara ishobora kuba yavurwa igakira. Ubu dukurikiye rero, niba umwana wenda akunda gutaka, niba nawe ukunda gutaka mu nda wenda se, ni byiza yuko wegera abaganga, kuko twamaze kubona ko indwara nyinshi ziba mbi cyane iyo zatinze kuvurwa, ariko nyinshi nanone nk'uko twagiye tubyumva nuko zishobora kuvurwa zigakira bitewe n'uko waba wisuzumishije ukanamenya indwara urwaye hakiri kare. Murakoze cyane, ikiganiro Menye Wirinde, naho utaha mwari kumwe nanjye Ingabire Jeudi Bibiye nafatanije na mugenzi wanjye Innocent Mudahunga.